Cengera umuco utavaho ucika. Tuzajya ducengera iyi muco dushingiye ku nsigamigani ndetse n'imigani twasigiwe n'abakurambere bacu. Uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri cy'insigamugani yitwa Arata Inyuma ya Huye. Duherukana amambere mu gice cya mbere Nyarwaya ndetse na Rusengo barimo bivuga ibigwi mbere y'uko basakirana. Reka dutangire. Ubwo bahera ko barasakirana bararwana. Rusengo akubita Nyarwaya inshuro amusumiye. Agiye kumusubirana ikuzi kwa Mutaga, wa Umurundi agoboka Nyarwaya afata Rusengo amaguru. Nyarwaya aramubyukana amukubita intorezo ye amuca igihanga. Wa Umurundi abwira Nyarwaya ati, sinakubwiye ko nitugera mu ngoro ngari mu ngombe kwa Rusengo uzanyitaba ntaguhamagaye? Nuko amaze kumwica banyaga umukara w'iyantegeye Imana, anyaga sine riba mu misange y'epfo iyo inka zipfa ntizipfa ubusa, zikagurwa ibisanga byuje inda z'abarenzi, ibirapfarapfa bikagurwa imisagavu n'imigombora, akabyosa ntoki zitoba intwanzi, umukobwa wa ntawe umwanga. Anyaga urusaro rwa nzikwesa ruresaresa umusore mu museke, rwamugeza mu isezerano rukamusoka isonga y'ururimi, Nyir'Uburundi ati sabwa. Anyaga Nyir'imiringa irindwi, umukobwa wa Nyamurinda waje ku mpeshyi no ku ruhira, akabanza ari urutemba abarenzi. Anyaga n'ibindi baratabaruka. Bageze kwa Mazimpaka bamurika iminyago n'igihanga cya Rusengo. Ariko Nyarwaya ntiyamurikira se za nka n'abagore yanyaze. Aragororerwa kuko yagize ubugabo akica Rusengo. Amaze kugororerwa, abarezi baca hirya bamurega ko yasigaranye ibyiza yakuye kwa Rusengo. Mazimpaka atumiza Nyarwaya, ahageze baramufata baramuboha. Wa Murundi wamutabariye amusanze ku ngoyi, yambara ubusa aza asaba Mazimpaka amata. Undi arayamuhamagariza. Umugabo amaze kuyanywa atereka ninywere amata, umwana w'umwami anera ingoyi ngo arazira imbwakazi z'abapfakazi bo kwa Rusengo. Mazimpaka abyumvise arababara ati, ubonye ngo nihorere umwana ubusa kandi yarangiriye akamaro? Amuca ku ngoyi ayisubiza aho bamuregaga. Nyarwaya amaze kuva ku ngoyi yibuka akamaro ka wa Murundi ahora amugirira. Yibuka ko yamukuye mu iriba abashi bagiye kumwica. Yibuka ko yamutangiriye ikuzi Rusengo agiye kumujyana kwa Mutaga kurarira. Yibuka n'iyo ngoyi amuciyeho. Ahera karamugororera amuha inka n'ingabo. Amaze kumugororera, babarezi basubira kwa Mazimpaka barega wa Murundi ngo ni umurozi wa Nyarwaya. Umurundi arafatwa arabohwa. Bamaze kumuboha, Nyarwaya arashengera asanga aboheye mu nkiki. Amurebye ati, wa Murundi ko areba nk'umurozi? Umurundi aramusubiza ati, koko Abanyarwanda muri ba mutisasirwa? Nakurengeye bakoroshye mu iriba mbonye ureba nk'umwana w'umwami nkuvanamo ndakuzana. Nkurengera Rusengo agiye kukujyana kwa Mutaga kurarira ubutagaruka. Nkurengera so amaze kukubohera amahamihami. Umaze kunshima urangororera. None igihugu kibonye unkijije kimpindura umurozi, nawe wibagirwa akamaro kanjye umpinduye umurozi. Nyarwaya abyumvise yihutira gukoma yombi. Abwira se ati, ndagusaba ko Umurundi wanjye ashoka. Yirabura agatangwa ariko adapfuye azize ubusa. Mazimpaka abyumva vuba. Ati, koko nibamushore wenda yaba arengana. Bamushora inkoko barayitega basanga yeze. Imaze kwera bamuca ku mugozi. Umurundi ahakwa na Nyarwaya arakira asazira mu Rwanda.
arusigamo umugani wa ntibisasirwa n'uwo kuvuga inyuma ya Huye, igihe yahamagaraga Nyarwaya atazi ko bamuhimbye irya Huye, undi akamwihorera. Ngiyi inkomoko yo kuvuga ngo naka arata amagambo inyuma ya Huye. Guta inyuma ya Huye bisobanura kubwira intumva. Ahangaha niho dusoreje insigamugani yitwa Arata Inyuma ya Huye. Murumva ko yakomotse kuri Nyarwaya wa Mazimaka ndetse na Rusengo, umugaba w'ingabo z'i Burundi. Rero niba ukunze insigamugani yacu, yisangiza abandi, kandi niba ikuryoshye ukandi like ndetse unatubaza ikibazo muri za comment niba ugifite cyangwa se ufite inyunganizi y'insigamugani cyangwa se umugani twazakugezaho. Murakoze cyane, mukomeze kuryoherwa n'umuco wacu binyuze mu nsigamigani tubagezaho.